se bakunzi bakalebu zaduhana kongeye kubonana namwe duterana muri umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Bishimye kandi turanezerewe nk'uko mubizi turamana namwe tukabagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana no guhimbaza no kuramya Imana. Umunsi rero nkaba nasuwe n'umuvandimwe wanjye akaba ashaka kugira icyo mvuga imbere y'Imana. Abanzuye ubumenyi bakasaba ibyo biri ku mutima wanjye tubasangize, kuko benshi muri bo baramuhuka, benshi muri bo barakira, abenshi muri bo bakomeza kwakira agakiza kubera haba hari indirimbo nziza kandi ziri mu butumwa zifite amavuta. Rero ikaze rero muri iki kiganiro mubane na Kalebu muri live kuramya no guhimbaza Imana. Ndabakunda cyane, mureke tubanze dusenge kugira ngo ubutumwa uzabumva wese azahinduke kandi urwaye indwara azakire. Mureke tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo uyu mwanya tuze tubane muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, tukwegereje Imana muri uyu mwanya turawukuragije kugira ngo uzubane natwe. Ibitavuga Imana byose turabyirukana kugira ngo Imana bikugweho mu izina rya Yesu. Turagije umwanya wo tugiyemo guhimbaza Imana kugira ngo uzubane natwe. Tuguhaye kaze na Kalebu kugira ngo Mwami uzubane natwe. Turakunze kugira ngo Mwami ibyo tugiye kuvuga Mwami ntabayiteka n'abayiteka. Ibitavuga Imana byose turabyirukanye, imigambi ya Satani tukirukanye mu izina rya Yesu. Reka tukwereke abarwayi bakize, reka tukwereke abafite ibyaha Mana banze kureka ibyo byaha Satani yabasize n'imyuka mibi kugira ngo bikugweho mu izina rya Yesu. Tukweretse ababona nkanzi abaremerewe kugira ngo batabare neza. Ngaho Mwami reka bazashinge intahe bavuga ko ari cyo babakoresha Mana bazavuga umutima. Ngaho ni imbere y'amaso yawe ushishijwe mu gupfira ijambo ryawe, ariko Mwami icyo nzi nuko ukomeye, nuko wowe nzi ko ugenga wa byose, nuko nzi ko nta kintu kiri kujya kuko tubona muri Bibiliya uko Imana yakunze abari bose cyane yaduhitamo kugira ngo umusatsi ukamuka aho ubwo ibicumuro byanyu byakuweho bikoreshwa n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo bigakurwaho imbabazi z'Uwiteka. Kuko Umwami Yesu yaduhaye agaciro tugakurikira, kuko tutari gukiranuka, ariko yaduhaye agaciro atureka ibyaremwe byanjye bihesha agaciro. Nk'uko tubona mu itangiriro, nk'uko Imana yaremye umuntu ikamuhereza byose, ikamuhereza ubwenge, ikamurutisha ibindi biremwa. Ibyo byose rero niyo mpamvu Yesu yajyana dukunda akaduha agaciro. Ibyo byose rero byagiye bitwereka urukundo dufitanye n'Imana, kuko Imana yabyerekeje mu itangiriro ikavuga ati ndeme umuntu ase nanjye, mureme mu ishusho yanjye. Ibi ngibi ni urukundo Imana yagiye idukunda. Ntukabone guhura n'ibibazo uvuge ngo Imana ntibukunda, ahubwo Imana iragukunda kandi kuyitayeho yubaka Imana itamukunda. Imana iragukunda. Uyisenga rero isabe bwira ati Imana nsura mu nzozi zanjye, izazigenda kwigaragariza, kuko twabonye ko impano z'umuntu ari nyinshi Imana yasize mu muntu. Imana ishobora kwigaragariza mu buryo butandukanye. Imana ishobora kwigaragariza mu nzozi, Imana ishobora gukoresha umuntu, Imana ishobora gukoresha abantu bakubwiriza mu ndirimbo, Imana ishobora gukoresha uburyo bwa interinete akakubwiriza ubutumwa ukabureba. Ngira ngo twagiye tubona abapasiteri batandukanye harimo bakwisingiye ku Mana. Abo ngabo rero nibo bantu Imana ishobora gukoresha kugira ngo Imana ikugezeho ubutumwa bwawe. Tugiye gutaramana rero namwe muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Tubahaye ikaze rero, muze mutaramane na Kalebu zaduhana. Ikaze rero. Mariyo utekereje umutima wanjye uzura amahoro, ubwenge bwanjye ukabutigiza gusa, umubiri wanjye ukasa n'ihumeko, nahumeka
impumuro yawe ndashaka kuvuga nkaririmba ndashaka kuvuga nkaririmba mana uwera ntawasa nawe mana uruwera ntawasa nawe ninde vise nakwirata atari wowe mana mana uruwera ntawasa nawe ntawasa nawe mana uruwera ntawasa nawe ntawasa nawe nawe mfise nakwizera uri hejuru ya byose mwami ni wowe ugenga byose nta yindi mana iriho wahozeho kuva kera urakomeye urakomeye mwami Yesu nta yindi mana iriho ni wowe wo kwizerwa shirwa hejuru shirwa hejuru kuko imana yo kwizerwa shirwa hejuru kuko imana yo kwizerwa